Jean Bosco yaramaranye igihe n'indaya mu nzu iwe, nuko iza kumwaka amafaranga ahita ayikubita urushyi, akaba ari naho ahangaha yayikubise urushyi nuko ikahita ihinduka idayimoni. Kumbi uyu mukobwa ngo ni Alice w'indaya yari idayimoni. Ndagira ngo ukurikire sasa. Nuko Jean Bosco avuga ati ese we buri munsi nuguhora unyaka amafaranga urabona bizavamo? Kumbi uyu Jean Bosco yari afite ideni ryinshi uyu mukobwa witwa Alice. Ndagira ngo ukurikire filime sasa. Nuko Jean Bosco akavuga ati none amafaranga njye naguhaye yose wayashyize hehe? None kuba uyu munsi ntari bukwishyure ndetse n'ejo ntarakwishyuye, ntago wategereza aya mafaranga azayaguhereza. Kumbi Alice aba yahindutse idayimoni. Ndagira ngo ukurikire sasa. Bita byongera bigasubirayo, akongera akaba umuntu muzima. Gusa twamaze kumubona umuntu uwo ari we, ndetse Jean Bosco ari kwishuka cyane. Jean Bosco arakomeza kuvuga ati njyewe ntabwo ntuzongere kunyaka amafaranga nk'uko nguko wagira ngo nta mafaranga mfite. Uzi ko wagira ngo ndi injiji nta n'amafaranga ngira, uko ni ukunsuzugura. Ariko Jean Bosco akomeza kuvuga, nuko umukobwa Alice akarakara cyane. Gusa ntabwo ahita yumva yuko we nta kindi kintu kigomba kujya mu mutwe wiwe, agomba no kumwaka amafaranga yose uko yakabaye, kuko aba murimo amafaranga menshi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Jean Bosco akomeza kumutuka avuga ati n'undi munsi ntuzongere kunyaka amafaranga gutyo nukunsuzugura, uranyumva? Ako kanya Alice yongera akababara avuga ati ndavuze nshaka amafaranga yanjye. Akongera akamukubita urushyi. Jean Bosco agakubita urushyi nde uyu mukobwa ngo ni Alice, akongera agahinduka kwa kundi sasa. Uyu Jean Bosco ibyo ari kwiterereza ntabyo azi. Ndagira ngo ukurikire filime akantu ku kandi uraza gusobanukirwa, ndetse ukore subscribe. Dukomeje, Alice aba yahindutse iki? Idayimoni. Ndagira ngo ukurikire sasa uraza gusobanukirwa. Nuko birongera bikagenda gute? Arongera agasubizaho ya mahembe ndetse n'isura y'ikongera igahinduka nzima. Nuko aho Jean Bosco ari kwijijisha cyangwa se ari kuvuga ati ntundi munsi rwose biriya bintu ntuzongere kubikora. Ariko Jean Bosco ntabwo aba yaramenye yuko uyu mukobwa ngo ni Alice ari idayimoni amaranye igihe. Ndagira ngo ukurikire sasa uraza gusobanukirwa, ndetse kurikira akantu ku kandi. Uyu Alice arahaguruka noneho n'umujinya mwinshi. Ndagira ngo wongere wumve. Aravuze ati navuze ati mpereza amafaranga yanjye. Ariko Jean Bosco akavuga ati ntabwo bishoboka. Akongera akamukubita urushyi. Noneho bikababaza Alice cyane. Ariko ndagira ngo ukurikire sasa ukuntu byaje kugenda ndetse n'ukuntu byarangira. We mbabarira wicare utera agatebe ukurikira akantu ku kandi, uraza gusobanukirwa. Wowe ugura indaya cyangwa se uryama n'umuntu mutaziranye, uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo ibintu byinshi. Mwabagabo mwe cyangwa se mwabasore mwe, muze mwicare mutera agatebe mwige. Ndagira ngo urebe sasa. Ako kanya Jean Bosco akomeza kubwira uyu mukobwa ati ndagira ngo ntiwongere kuvuga iryo jambo mu kanwa kawe. Niba utabishaka yuko njye nawe twongera kuba twakiha kabyizi nkakwishyura amafaranga menshi, ibyo bintu ntiwongere kunsakuriza umbwira ngo nkwishyure amafaranga. Kuki uri kunsuzugura bigeze aho ngaho? Uzi ko noneho ubu ngubu nta n'amafaranga ndi buguhereze. Noneho mva imbere, ahubwo gira vuba vuba mva imbere. Ndagira nkubwize n'ukuri yuko nayo mafaranga ntazaguhereza kubera kunsuzugura. Akamubwira ati wowe nta n'isoni uranyaka amafaranga nk'uku nguku? Umuntu yaratangiye kwihaka byizi kwera ukanyaka amafaranga. Ati ntuzongere kubitinyuka wa gakobwa we. Wowe urabona nakuzanye mu nzu nziza, uyimazemo igihe, ndakugaburira nkukorera buri kintu cyose. None wowe urumva amafaranga atarenze ibihumbi 30 kuyakwishyura ari ikibazo, ariko ugashaka kuyansuzuguriraho 30 nkurimo? Ndagira nkubwize ukuri yuko noneho n'ubu ngubu nta n'amafaranga nzanaguhereza, ntayo nzaguha. Ikiza no ko wanamvira mu rugo. Ako kanya Jean Bosco akomeza kubwira Alice ati nta mafaranga nzaguha. Ariko Alice nta kintu kiba kiri mu mutwe. Aba ari kuvuga ati ndashaka amafaranga yanjye, uko byagenda kose amafaranga ngomba kuyabona. Nuko Jean Bosco akavuga ati igihe wahereye unsakuriza uvuga ati amafaranga, ntabwo urambirwa wowe? Nakubwira ati nta mafaranga mfite, nta nayo nzaguhereza, kandi umaze igihe kinini ahangaha.
ndagira ngo ukurikire filime sasa. Ese uyu mukobwa Alice araza kugaragara uwo ari we? Ndagira ngo ukurikire mpaka kugeza dusoje kano gafilime gatoya cyangwa se iyi nkuru yacu ntoya. Ibi ni ibintu bisanzwe bibaho mu buzima bwa buri munsi, mwebwe abenshi batajya bamenya, gusa mu ngo zihenze cyangwa se mu ngo zimeze gutya bibaho. Ugasanga nk'umugabo yagiye kugira gute, yagiye gushaka indaya mu kabari gahenze, nuko ikayicyura iwabo ikamara igihe, nuko akaba yayambura. Ariko ndagira ngo ndorere sasa, ibi ni ibintu biba ku bakobwa b'indaya. Ndagira ngo ukurikire. Alice atega amatwi ibyo Jean Bosco ari kumubwira ati, wa mukobwa we, nta mafaranga yanjye naguhereza kuko umaze iminsi urya neza, nagukuye ahantu habi, kandi ibyo ni ibintu ugomba kumenya. Ako kanya Alice we nta reaction n'imwe agira, urabona ko ubwoba bwashize, atari gutinya uno mugabo, ariko umureba gusa. Ese uri kubibona nawe ko uyu mukobwa atari umuntu usanzwe? Ntago ari umuntu usanzwe nk'uko twakomeje kugenda tubibona. Ndagira ngo ukurikire sasa. Ako kanya Alice arasakuza cyane akavuga ati, ndashaka amafaranga yanjye gusa nta kindi. Umva ibyo Jean Bosco amubwira ati, rekera aho ngaho kuvuga ayo magambo, kuko ntago nakwemerera kugira gute kuba naguhereza amafaranga. Alice aravuga ati, niba koko udashobora kumpereza amafaranga, hari ikintu gishobora kukubaho utaruzi rwose. Ako kanya Jean Bosco rwose afata umukobwa ku kananwa akamukubita udutama akamubwira ati, uracyari akana rwose, ubu se wagakobwa we, urabona kuko wambasha koko, we wankubitisha iki? Ndagira ngo mbwize ukuri, wowe ko utatutanganya imbaraga. Akamukubita udushyi two kwitama akavuga ati, uracyari umwana, ntago wabasha gukanga umusaza nkanjye rwose. Akahita amufata akamukubita ku ntuze mu ntebe, akamubwira ati, wakabebe we, ntago wowe ushobora kunkubita uko byagenda kose, nta n'ikintu wowe ushobora kunkoraho, kuko ntundusha amafaranga, ntushobora no kuzana abantuze abayobozi ahangaha, nta kintu na kimwe ushobora kunkorera, wowe nakwica mu munota umwe. Ako kanya umukobwa Alice akavuga ati, ndagira nkubwize ukuri yuko utanteye ubwoba, ikintu nshaka ari amafaranga yanjye. Nakubwiye ati Alice, nta yandi magambo ari mu mutwe ndetse no ku rurimi, abavuga ati, ndashaka amafaranga yanjye gusa. Umukobwa ariyumvira, akomeza ubona ko nta reaction n'imwe ari kugira. Ese ari gutekereza ibiki? Ameze nk'umuntu uri kure cyane, ndetse ameze nk'aho atari uri kuvuga, wagira ngo hari ikintu kiri kumuvugiramo. Ndagira ngo ukurikire sasa. Jean Bosco akomeza kwitegereza uyu mukobwa utari kugira ubwoba, nuko aho kanya Jean Bosco akahita amufata ku kananwa akavuga ati, mu ijosi akavuga ati, wowe niwongera ndakwica, kandi ibi bintu wakwiye kuba uri kubiceceka, gira vuba ahubwo nsohokere mu nzu. Ahita avuga ati, nsohokera mu nzu gira vuba vuba. Ariko Jean Bosco avuga, yari yamwihanganiye kuva kare, amubwira ati, ibi bintu byo kuvuga amafaranga unsuzugura bingana gutyo bireke, umbabarire dukora ibyo dukora, ndaza kuba nyaguhereza cyangwa se nzayaguhereza, kuko umunsi buri gihe iyo tubikoze ndagerageza nkakwishyura. Ariko Alice uyu mugabo aba amufitiye amafaranga menshi, kuko baba bararyama igihe kinini, kandi icyo gihe kinini cyose aba agomba kuzamwishyura. Ndagira ngo ukurikire sasa. Jean Bosco abwira Alice ati, ese kuki ushobora kumva yuko ngomba kukwambura? Kandi ko niyo nakwambura nta hantu wajya kurega wa mukobwa we. Ibyo bintu utanga ntago rwose, nta fact ufite yuko njye nawe twigeze turyamana kamemo. Ni ibintu ugomba kuba uzi. Ariko Jean Bosco abwira nde Alice we kubera ko ntago aba ari ukiri kuvuga, hari ikintu cyo kiri kumuvugiramo nkuko twakomeje kugenda tubibona. Ese ni igiki? Namwe uko twatangiye filime yacu mwakibonye, ni idayimoni. Ndagira ngo ukurikire sasa. Akomeza kumubwira ati, ndashaka amafaranga yanjye. Aho kanya Jean Bosco agasara akavuga ati, ako si icyo gihe ibintu wabivugiye ntago uhaga, ndagira ngo mvira mu nzu vuba vuba, niba ari n'abandi nzazana abandi. Ariko se wapfuye amatwi ko mbona ukomeza guhagarara ahantu hamwe?
nuko Jean Bosco agaseka cyane akavuga ati ubu rero uzi ko ndi bukwishyure, wa mukobwa ubu byamaze guhinduka, nta mafaranga yanjye nguha, ndetse ubimenye rwose ko ubu kano kanya nta kintu umariye, n'ubundi we asheke namaze kuyikuramo. Akanya Alice akavuga ati ndashaka amafaranga yanjye ubu ngubu none ahangaha, kuko ushobora kutava ahangaha. Ako kanya Jean Bosco akomeza kubikerensa akavuga ati ariko se wa mukobwa we wakumvishe ibyo nkubwira, kutanshobora, ko nta kintu na kimwe wankorera ngo mbabare, wowe ntiwanshobora, mfite imbaraga nyinshi kukurenza, ntago ufite telefone kano kanya ngo uhamagare polisi, kuko iniyo polisi wahamagara nayishyura. Ubona ko Jean Bosco ari umugabo w'umukire cyane ukomeye. Ako kanya Alice arahagarara, wagira ngo ari kuri parade, ndagira ngo ukurikire sasa, wagira ngo afite ibintu birimo biramukoreramo. Nuko Jean Bosco avuga ati ariko se ko mbona ubundi wabaye nk'ikirobo, ufite ikihe kibazo, ufite ikihe kibazo? Jean Bosco akomeza kwitegereza Alice, akakomeza amureba, akamukubita urushyi, ariko ubundi iyo mvuga ntago nyumva. Ako kanya Jean Bosco aba yagasuzuguro, yari yabonye umukobwa yakwamiye ahantu hamwe, ndetse atabuja, nta kintu na kimwe, nta nubwo anariyakitinga byibuze nk'umukobwa, nyine nk'umuntu warenganye, ahubwo ari kwakitinga nk'ikirobo, akongera akagaruka, noneho akahita ahindura isura. Ndagira ngo noneho ndorere sasa, ahita amwiyereka uwo ari we, ko ari idayimoni. Nuko Jean Bosco atangira gusaba imbabazi, aratungurwa cyane, akavuga ati ndagira ngo dore sasa ukuntu Jean Bosco abaye. Atangira gusaba imbabazi ati mbabarira, ndakwinginze umbabarire, dore ubwoba butangiye kumutaha, noneho ikintu cyamushobora arakibonye. Ndagira ngo ndorere sasa, mwebwe mujya kugura indaya mukazisuzugura uko mubonye, ndagira ngo mwigire isomo ahangaha, ndetse n'umuntu mutazi nyine ugashaka umusuzugura muri ubu buryo. Ndagira ngo ndorere sasa isomo uyu Jean Bosco akuye ku mukobwa witwa Alice. Alice aramubwira ati wansuzuguye kuva kare, ndetse wanankubise inshuro nyinshi, aka kanya ni nabwo ugiye kubona iyi nyiturano washatse kuva kare. Nabikubwiye ati hari ikintu ushaka gukora kikagukoraho, ariko ntunyumve. Kandi kuko mwabibonye ko Jean Bosco yakomeje gusuzugura uyu mukobwa ngo ni Alice. Alice aramwitegereza, umusore Jean Bosco agatakamba cyane, akavuga ati ndakwinginze, niba ari n'amafaranga ushaka, genda uyarebe muri sefu, ujyane amafaranga yawe, ariko ndeke ndi muzima. Ako kanya Jean Bosco rwose arapfukama agatakamba, agasenga izo mu ijuru, akavuga ati ndakwinginze umfashe uva ahantu, amafaranga ushaka nushake izi ntebe cyangwa se aya mateleviziyo byose biri ahangaha, n'ukuri byose ndabiguhereje, nzagutunga buri kintu cyose uzashaka, ariko mbabare umvira ahangaha. Ndagira ngo ndorere sasa. Jean Bosco yamanitse agati yicaye, agira ati kukamanura cyangwa se kukazana agomba guhaguruka. Ndagira ngo ndorere sasa, niwe wasuzuguye cyangwa se ashotora uyu mukobwa, yaramusabye amafaranga ye ku neza, amukubita inshyi ndetse amubwira ko amafaranga atazayamuhereza. Ariko nawe ndagira ngo ndorere sasa ibyo Alice yagize ate yakoreye Jean Bosco. Jean Bosco aratakamba, dore ko aba ari no gutitira cyane, avuga ati mbabarira. Ariko Alice akavuga ati ibi nabikubwiye kuva kare, ariko ntiwigeze unyumva ko ugomba kumpereza ibyanjye nkigendera mu mahoro, nta kibazo nanjye nawe tugiranye. Aho kanya Jean Bosco aba arimo aratitira ahari mu ntebe, aratitira agasaba imbabazi, akavuga ati wa mukobwa we, nabibonye icyo uri cyo, ikintu cyose ushaka ndakiguhereza, ariko umvira ahangaha rwose, ikintu cyose ushaka ndakiguhereza, ndakwinginze umbabarire ko nakosheje. Ako kanya Alice aramubwira ati nta mbabazi zawe kano kanya noneho ndi gushaka, cyangwa se na ya mafaranga wari umfitiye ubu kano kanya ntayo nshaka. Ndagira ngo ndorere sasa ibyo Alice yakoreye Jean Bosco. Alice yahise afata Jean Bosco amunigisha imyuka mibi. Ndagira ngo ndorere sasa ikintu ahise akorera nde Jean Bosco, yahise amuhindura umusazi,
Alice yateye imyuka mibi inde Jean Bosco ahita amuhindura umusazi neza, ahita amuhindura umusazi. Ndagira ngo ukurikire sasa. Jean Bosco nta kindi kintu yakoze, yararebye yumva ibintu birimo birajya bimukubita bidahari, aragenda aba umusazi neza, ibintu akumva birimo biramurya, birimo biramumunga. Ndagira ngo ukurikire sasa. Atangira kwitegereza inzu yose, wa mukobwa we aba yabuze. Nagira ngo ubwize ukuri yuko uyu Jean Bosco yagerageje kugira gute kwangiza ubuzima bwiwe. Twongere duse nk'abasubira inyuma, ngira ikintu mbereka gatoya. Dusubiye inyuma ho gatoya kugira ngo uze gusobanukirwa. Ako kanya twabonye ko Jean Bosco yapfukamye aravuga ati wa mukobwa we mbabarira. Ako kanya Alice nawe nta kindi yakoze, yahise amukubita ibintu by'ibibaraga. Ibi nibyo tutabonye, mwe mwabonye amutunga ukuboko mugira ngo hari iki agiye kumuniga, ariko ahangaha turagira ngo tugaragaze ko yamukubise imbaraga kugira ngo uyu musore cyangwa se uyu mugabo asare. Nibwo Alice yayisabura. Nagira ngo ukurikire sasa. Ndetse agafilime kacu nahagasorejwe aho Jean Bosco yahise ahinduka umusazi, agatangira kumva ari ibintu birimo biragenda bimukubita, akahita atangira gusara. Umuntu wari umukire ahise ahinduka umusazi mu minota nk'iyo guhumbya kubera gusuzugura indaya. Akomeza gutakamba ndetse no kupfukama, asohoka muri ya nzu ye, kwaheri no kuzongera kugaruka.